Hello guys, nizere ko mumeze neza cyane abakunzi ba Crypto Mining Zone. Nizere ko ibintu ari tayari muri gushima Imana. So uyu munsi rero dufite update yihutirwa ku bantu bakora Pi network ndetse na IC, ariko cyane cyane turareba ku bakora Pi. So iyi ni wallet ya Pi ariko atari yindi yo muri browser, ahubwo ni indi wallet izajya igurishirizwaho ibintu imeze nka More. Iyo ngiyo rero ikaba yitwa PiChainMore wallet, cyangwa se mu magambo ahinnye tukaba tuzajya tuyita PCM wallet. So niyo tugiye kureba rero, tugiye kuyikora tuyirebe. Mbere na mbere banza ukora like, share, subscribe, click the red bell for notification or hit the notification button, then to continue. Then remember to join my WhatsApp group. Ibyo nibyo by'ingenzi, cyangwa se tubisize mu Kinyarwanda, ukora like, ukoresha subscribe, ukoresha ya ukande kunzogera, nurangiza winjire muri WhatsApp group yacu. So then tugiye kureba rero, tugiye gutangira iyi wallet. Nta kindi uzakora, uzajya muri Play Store, nurangiza kujya muri Play Store umanure cyangwa se upakurure application bita PCM wallet cyangwa se PiChainMore wallet. Niturangiza uzayifungura cyangwa se uyilaunching, nurangiza tuzaza hano, sinshaka gutinda, turakanda hano, niturangiza tukomeze dukande hano, n'ubundi urahita ukanda kandi kantu kameze nka like this. Nurangiza turajya muri in hano, akanda muri in, then urangiza bagusabe kujya muri login. Usange ntago ufitemo account, uku nguku niho uzajya uza muri login. Muri login yawe uzajya ushyiremo email yawe, ushyiremo na password, login in. Nuyitakaza uzaza hano. Twe nta account turayi twagiramo, tugiye gukanda hano muri sign up. Ubwo tugiye kwita dukanda muri sign up hano, ahangaha sign up kugira dufungure iki account yacu muri no wallet. Uzabanza usome ibi ngibi byose bya recovery. Icyo uzakora uzahita uzukanda hano kuri OK, uzaza ukande hano kuri OK. Nurangiza kuhakanda, turindire tujye muri sign up. Murareba ko tuzuzuzamo information zigiye zitandukanye, harimo email, harimo code. Ubwo ni iriya tuzashyiramo, niyo bita iyo dukunze kwita yes, tuzaza dushyiremo iyi captcha verification. Ngiyi hano, iyi captcha niyo tuza tukayishyiramo hano maha hagati. So niturangiza turaza dushyiremo iki, turaza dushyiremo password. Turangiza ariko turashyiramo na email verification imbere yaho, dushyiremo n'indi password. Turangiza dushyiremo invite code. So then turangiza turaza no kuri continue. So ibi byose ntabwo mushyiramo bireba, ahubwo tugiye kugira gute, tugiye kubishyiramo. Turangiza dukomeze. So guys, iyo birangiye rero ukanda continue, bigahita bikujyana hano. Ntago information zanjye njya nzerekana, ariko ntago yabigoranye, mba nabiberetse kare uko mubigenza. So hano urahita ushyiramo password wagize gute, wasetinzemo. Then iyo urangije uhita ukanda kuri login hano, ugahita ukora login. So iki gihe nuvuga ngo wallet yawe umaze kuyisetinga neza cyane. So katurebe, urareba yaje wallet, harimo security, harimo mining. Nuvuga ni wallet ushobora no gucukuriramo, ushobora kumininga, kuko mining izajya ibera hano. Merging, aho ushobora kumejinga amatoken agiye atandukanye, niba ari nka IC yagiyemo ukayimejinga. So hano hakazamo security. So turahera kamwe ku kandi. So turahera muri mining. So mining urareba harimo streak, hakamo na withdraw. Iyi streak, urareba mining izajya ibera hano, ahangaha uzajya ukanda muri tap to mine.
iratangiye. Mining iba umunsi wose, ni ku munsi. So then warangiza tugasa nk'abasubira inyuma, kurikirana ntagire ikigucika. Mining, yes, urareba ko hari strike hakaba na withdraw. Strike nababwira yuko strike ni iminsi uba umaze umining udasiba, ku buryo bashobora kuguhereza bonus runaka. So tujye mu yindi part ya merge, aho ushobora kumerginga. Uriya dufite account 1 tukagira na account 2, ukamerginga zikabyara account 3. Then niyo twita merge. Account 1 ngiyi hano, katurebe tuyikoreho. Yes, dufite account 1 hano tukagira na account 2 hano, zigahura zikaza kubyara account ya gatatu. So after merging the account, the point from your two account will be combined into one, making it more convenient to use. So ushobora gukora continue, ukareba uriya dufitemo if you are a Pi user in the PCM application, please ensure that the email address bound to each PCM application is constant. Mwangu ushobora ugira mwangu dufite email yacu. So mu gihe if you are not a Pi user, please ignore the data below and click the merge button directly. If you are a Pi user in the PCM application, please ensure that the email address bound to each PCM application is consistent with the PCM wallet registration address, and check whether the data below is accurate. After confirming that everything is correct, click the merge button. So hano rero bizaterwa n'ibyo ukora, cyangwa se uriya dufite Pi chain more, dufite Pi NFT.art, ushobora kuzihuza zombi zikaba migrating cyangwa se bikajya muri PCM wallet. Bivuze ngo dufite Pi chain more, iyo ni imwe. Ushobora no kugira na Pi NFT.art, izo ushobora kuzihuza. So rako nta n'amapoint menshi dufite, ukagenda uhuza amapoint agiye atandukanye muri izi wallet. So ushobora gukora merge. So merginga ubwo nukuyomba ibereke. So account merging successfully will be redirected, urabibona like that. Ubwo nuwango ni igihe wagiye uzihuza bitewe n'ibyo wagiye ukora muri application zino Pi chain more. So then reka duse nk'abasubira inyuma twigire muri security. Hano tujye muri security, cyangwa se mu mutekano wacu. So urareba harimo account pass, turebe PCM token wallet, urareba harimo na Pi balance. Ushobora kuzajya ufitemo Pi wa depositinze ukaba wagura ibintu runaka etc. So ngiyi create contract wallet, ushobora kuhakirika kuri create wallet contract. Urareba turi muri testnet, ntago ari mainnet. Yeah, urareba ko address yacu ihisigira gute, ihisiba created hano. Ngiyi hano ushobora no kuyikopia, yes, kuyikopia. Ushobora tukanda kuri claim, ukayiclaiminga bakayiguhereza, ukaba ufiteho na QR code. So payment password uzahita uzushyiremo hano payment password, iyo uzajya ukoresha mu gihe uzajya ugiye kwishyura. Murabizi cyane yuko mu ma wallet menshi habamo icyitwa payment password, aho ushobora kuyigira gute, kuyikora. Hanaho ntago ndi buhabereke. Ubwo hano icyo ukora ushyiramo email, hano ugashyiramo email. So yes, hejuru hano uzashyiramo code yo kuri email. Hano nurangiza ushyiremo password yawe, nurangiza ukore submit. Hano submitting. Yes, urabona ko twasetinze password yacu yamaze gukunda neza cyane. Icyo tuzakora tuzahita dukanda muri yes, twemeze ko password yamaze kujyamo. So then dufite Pi balance, dufite na PCM token. Urabona ko ushobora gusendinga, kohereza please paste public key addresses, ukaba wakohereza ni ibisanzwe. So there dufite test,
ushobora no kugira mainnet, ariko urabona ko ntabwo irajyamo bazayitwereka umunsi yagiyemo. So ndumva ari ibyo twarebaho ku bijyanye na security. Harimo set PCM transfer account password setup, email that used to sign up account, so ni bisanzwe. Ukajya kuri payment setup, payment password reset, urabibona ko twamaze kugira gute, twamaze kuyisetinga. So ibisigaye urebye ni ibindi by'inyongera, ushobora kuza muri no account password continue. So urareba ko hano ni uguhindura account password, subira inyuma mu gihe uzaba ushaka kuyihindura yo kwinjiramo. So uzajya ukanda hariya limit set guardian, umuntu wakurindira. So ntabwo ari ngombwa cyane. Fingerprint ID login ushobora kuyemeza ukayishyiramo, bijye bigufasha. So ni ibyo ndumva PyChain twaba tuyisubikiye hano. Ciao ciao, ni metode nk'ibisanzwe. Hari aho udasobanukiwe